uregwa Nyirangiruwonsanga Solange yamusanze mu nzu, agasobanura ko yamusanze mu nzu akamushuka ngo azamwereke uko arya umunyenga, amubwira kuzirika umupira we yari yakuyemo kuri giriyaje y'urugi, akajyamo akamwereka uko barya umunyenga, umwana akamanika agapira ndetse akishyiramo, nuko Nyirangiruwonsanga Solange mu bugenzacyaha yari yemereye icyaha akanasobanura uburyo yabigenje. Yes, reka nizere ko gahunda zimeze neza cyane, nizere ko ukomeye amahoro ukurikira BKN TV umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo Nyagasani akomeze kukugirira neza, guhe imigisha ndetse n'amahoro bituruka iwe, kuko ubikuye ahandi ngira ngo nta minsi wabimarana cyangwa se ntabwo wabyishimamo, kandi umuntu aba ashaka amahoro kugira ngo yishime, abeho mu buzima yishimye. Uyu munsi rero nta kindi kinzanye, ngira ngo tariki 12 uyu ku kwezi turimo bumvise inkuru yabaye inca mugongo cyane cyane ku babyeyi b'uyu mwana Ihirwe Davis Rudasigwa, ubwo yaje kuba yitaba Imana. Gusa byaje kuba bivugwa ko ari umukozi wo mu rugo wabo wamwishe. Ibi rero byaje kuba biba muri uku kwezi nyine turimo, biza kuba bikozwe ngo n'uyu mukozi wo mu rugo bari ufite imyaka 37, ni umukobwa birumvikana, ntabuze nimba afite umwana we cyangwa se nimba yakiri umukobwa, ibyo ntago twigeze tumenya details kuri uyu mugore Nyirangiruwonsanga Solange. Twabasabaga rero gutuza mu rukiko, ntabwo nukuvuga ngo urukiko nirwo ruba ruri ahangaha, mu rukiko ntawe ukoma amashyi, mu rukiko ntawe usakuza, ni ugutuza mukumva gusa, nta kindi mukora. Uze gukora ayo makosa yose tuvuze, ubwo nawe arumva ko bihanirwa kandi hari amategeko abiteganya. Nyirangiruwonsanga Solange akurikiranweho icyaha cy'ubwicanyi nyuma yo gusuzuma imiburanire y'ababuranyi bombi, ubushinjacyaha ndetse na Nyirangiruwonsanga ubwe yiburanira. Urukiko rwafashe imyanzuro ikurikira. Urukiko rusanga ingingo y'119 y'itegeko nimero 15/2004 yo kuwa 12/9/2004 ryerekeye ibimenyetso mu manza n'itangwa ryabyo, iteganya ko mu manza nshinjabyaha ibimenyetso bishingira ku mpamvu zose z'ibyabaye n'ibyemejwe n'amategeko, ababuranyi bapfa kuba barahawe uburyo bwo kuhaba ngo banyomozanye. Urukiko ruhamya ku buryo butavuguruzwa ko ibimenyetso byose birega cyangwa biregura aribyo kandi bishobora kwemerwa. Urukiko rushingiye kuvuga muri iyi ngingo imaze kuvugwa, rusanga nk'uko ubushinjacyaha bubivuga, ibimenyetso butanga bigizwe n'uko ibimenyetso butanga bukurikirana Nyirangiruwonsanga ku cyaha cy'ubwicanyi bigizwe nuko Nyirangiruwonsanga Solange mu bugenzacyaha yari yemereye icyaha akanasobanura uburyo yabigenje, yemera ko ari we washutse umwana akishyira mu mugozi, agasobanura ko ubwo ababyeyi b'umwana bari babasize mu rugo n'umwana ageze aho ajya mu nzu ngo akore etude, aho kuyikora akigira kuri telefone ababyeyi bari bamusigiye, yayimwatse ngo akore etude neza. Umwana ntabyishimire, akamucunga yicaye, akamukubita ibuye mu mugongo, agahita yiruka agahungira mu nzu. Uregwa Nyirangiruwonsanga Solange yamusanze mu nzu
agasobanura ko yamusanze mu nzu akamushuka ngo azamwereke uko arya umunyenga, amubwira kuzirika umupira we yari yakuyemo kuri giriyaje y'urugi, akajyamo akamwereka uko barya umunyenga. Umwana akamanika agapira ndetse akishyiramo, akamubwira ngo akure amaguru mu ntebe yari akandagiyeho. Umwana akabikora agahita anagana, umupira ugatangira kumuniga, akamusigamo akigira hanze, akagaruka asanga umwana atakinyeganyega, akajya gutabaza mama w'umwana. Usuzumye imvugo za Nyirangiruwonsanga Solange, usanga uburyo asobanura yabigenje bifite umujyi umwe, ku buryo nubwo yaje guhindura imvugo avuga ko yashyizweho agahato n'iyicarubozo, aka gahato ntikashoboye kugaragarira urukiko kuko atanasobanura ibikorwa bamukoreye ibyo ari byo, ngo wenda niyo atabibonera ibimenyetso bibe byatuma wumva ko byashobora gutuma umuntu yemera n'ibyo atazi, ariko kandi nabyo ukibaza uburyo yabihimba bikaba inkuru isobanuye neza. Urukiko rusanga muri uko guhakana avuga ko umwana atari kumutera ibuye kuko ari umwana wumvira ufite uburere, ko yaba yariyahuye kubera uburyo se yari yaramuhahamuye, yaranamanitse inkoni yo kuzajya amukubita. Ukibaza amakosa uwo mwana ufite uko kumvira n'uburere bwiza yari kuba akora ashobora gutuma se afata izo ngamba zose zigeze ku rwego rwo guhahamura umwana kugeza n'aho yamwihishaga agasanga yaryamye ngo batabonana nk'uko abisobanura. Byongeye kandi mu mvugo ze avuga ko se yari yamusigiye telefone ye, nabyo bigatera kwibaza uburyo umubyeyi waba yarahahamuye umwana bene ako kageni ko kugeza no kwiyahura yamusigira telefone ye ngo asigare ayikinisha atanahari. Ikindi giteye urujijo kikaba ari ukumenya uburyo umwana w'imyaka 9 yatekereza kwiyahura akanabyifasha, bikagaragaza rero ko ibyo yiyemereye mu bugenzacyaha ko ari wahagarikiye umwana ngo yimanike aribyo bigomba gufatwa kuri kuko nta wundi bari kumwe. Urukiko rusanga kubera ibisobanuye haruguru binashimangirwa n'ibyemejwe mu rukiko rw'ikirenga mu rubanza RPA 0010/06, urukiko rw'ikirenga mu gika cyarwo cya 44, aho umucamanza yavuze ati rusanze nk'uko urukiko rukuru rwa gisirikare rwabibonye, uwitwa Munyanziza abazwa nta gahato yashyizweho cyangwa ibindi bikorwa bimwe bibabaza umubiri, ku buryo ibyo yavuze yaba yarabitewe no kuramira amagara ye. Kuba yarageze imbere y'urukiko agahindura ntabwo bivuga ko byanze bikunze ko ibyo ari byo. Kuba yarageze imbere y'urukiko agahindura imvugo ntabwo bivuga byanze bikunze ko ibyo ari byo bigomba kwemerwa ngo nuko byavugiwe imbere y'urukiko. Umucamanza afite ubushobozi bwo gushishoza no gusesengura akoresheje umutimanama we agaciraha iryo hindura mvugo. Urukiko rurasanga kandi n'abahanga mu by'amategeko babibona muri ubwo buryo, nka Michel Franchimont mu gitabo cye cyitwa Manuel de Procédure Pénale, aho tubishyize mu Kinyarwanda yasobanuye ko umucamanza uburanisha urubanza mu mizi ari ureba agaciro imvugo z'uregwa yiyemerera icyaha mu rwego rw'iperereza afite, kabone n'iyo nyirayo yagera mu rukiko akayihakana. Bityo kuba Nyirangiruwonsanga Solange yaremeye icyaha mu bugenzacyaha, uko kwemera icyaha kukaba kugomba gufatwa nk'ukuri, cyane ko hari n'ibindi bimenyetso bishimangira birimo raporo ya muganga igaragaza ko urupfu rw'umwana rwatewe n'uko hari igice cyo ku ijosi cyanizwe hagahagarara amaraso n'umwuka bijya mu bwonko. Iyo raporo kandi igaragaza ko umwana bamusanganye n'udusebe ku ijosi bihora neza n'ibyo Nyirangiruwonsanga yivugiye bamaze kumushuka akishyira mu mugozi. Yagiye agasanga umwana arwana n'uwo mupira yiziritse, bikagaragaza ibyo bikomere biri inyuma muganga yabonye. Urukiko rusanga rero ibikorwa Nyirangiruwonsanga Solange aregwa
kandi bimuhama bigize icyaha cy'ubwicanyi giteganywa kandi kigahanwa n'ingingo y'107 y'itegeko nimero 68/2018 y'ukwa 30/8/2018 nk'uko ryavuguruwe n'iryo muri 2019 mu ngingo zimwe na zimwe rishyiraho igitabo cy'amategeko ahana ivuga ko umuntu wica undi ku bushake aba akoze icyaha yabihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cya burundu. Ngiro nsanga rero akaba agomba kubiryozwa. Ku bijyanye n'ibihano Ngiro nsanga agomba guhanishwa, urukiko rusesenguye ibivugwa n'umushinjacyaha ndetse n'iby'inkino Ngiro nsanga bivugwa na Ngiro nsanga n'umushinjacyaha kuri bari n'igihano umusabira yo gufungwa burundu. Ngiro nsanga akakisobanura akomeza gusaba kurenganurwa, rusanga hashingiye ku ngingo ya 49 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30/8/2018 ishyiraho igitabo cy'amategeko hano ryavuzwe haruguru, iteganya ko umucamanza atanga igihano akurikije uko uhanwa yakoze icyaha ashingiye ku mpamvu zabimuteye, uko akoze icyaha yari asanzwe yitwara, uburyo icyaha cyakozwemo n'imibereho ye bwite. Rushingiye rero kuvuga muri iyi ngingo, rusanga nk'uko umushinjacyaha bivuga kuba Ngiro nsanga Solange ahamwa n'icyaha agomba kubiryozwa, kuko iki cyaha gikoranye ubushake kandi gikorana ubugome bukabije, aho yivugira ko yasanze umwana arwana n'umugozi akamwihorera, kandi rusanga ibikorwa bitaramuguririye nk'uko abyivugira mu mvugo ze. Byongeye kandi ibikorwa bye bikaba byaragize ingaruka zikomeye zo gutwara ubuzima bw'umuntu, bikaba bigomba kwitabwaho mu kugena ibihano. Bityo bishingiye ku byamaze gusobanurwa, rukaba rusanga Ngiro nsanga Solange agomba guhanishwa igihano cyo gufungwa burundu. Kubera izo mpamvu, urukiko rwemeje ko Ngiro nsanga Solange hamwe n'icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake kumuhanisha igihano cy'igifungo cya burundu. Yahise ko Ngiro nsanga Solange asonoye gutanga amagarama y'urubanza kuva afunzwe. Nuko urubanza rukijwe none ari umucamanza n'umwanditsi.